Muraho neza, bahaye ikaze nanone kuri Love Beat Creations, bahana ikaze mu gikoni. Uyu munsi turi mu gikoni murabibona, ariko ntabwo tugiye guteka umuceri cyangwa ibirayi tumaze ibisi duteka. Tugiye kuva mu bintu bitubyibushya, ahubwo tugiye mu bintu byadufasha kugabanya ibiro. Uyu munsi ngiye kubereka ikinyobwa cyiza, ushobora kukinywa gishyushye, ushobora kandi kukinywa gikonje ukivanye muri firigo. Ushobora kandi no gushyira mu icupa iki kinyobwa tugiye gukora ukakigendana ugiye ku kazi kugira ngo ukomeze ugabanye ibiro. Abantu mwari mwarabisabye muri benshi, nzabereke. Ngiye kubereka ibinyobwa bibiri. Ibi binyobwa bibiri nabyo ngewe narabyifashishije kugira ngo ntakaze ibiro nyuma yo kwibaruka umwana wanjye. Uyu munsi rero ikinyobwa ngiye kubereka cya mbere tugiye guheraho ni ikinyobwa kidufasha kugabanya inda yanda ibije imbere gutya. Iki kinyobwa kiyimaraho pe mu gihe gito cyane. Reka mpite mbabwira na benefits yacyo mbere yuko tunagikora kugira ngo muzakore ibintu muzi akamaro kabyo. Murabibona ko turi bwifashishe inanasi, indimu ndetse na ginger nyinshi. Muri kuzibona ginger ziri natural. Hanyuma tugakoresha n'amazi. Bivuze ko ushobora kukinywa gikonje, ushobora kubishyira muri firigo ukarindira, cyangwa se wabishaka urwo ruvange turi bukore ukabishyira ku ziko bigatogota, ukaba wakinywa nk'icyayi se cyangwa wakinywa bitewe n'uko ubishaka. Rero akamaro ni ukuvuga ngo ugomba kubifata mu gitondo. Impamvu mu gitondo, hari igihe mu gitondo iyo ubyutse ubundi unywa amazi. Rero ushobora gufata iki kinyobwa nk'uko ufata amazi mu gitondo. Hanyuma nanone ugafata iki kinyobwa mbere y'iminota 30 ugiye kuryama. Nabyo biragufasha cyane kugabanya inda no kugira ngo digestion y'ibintu wariye n'iki igende neza nijoro, nyine uze kubasha kuruzinga ibyo biro byose wafashe uri kure. Hanyuma rero ikindi, bantu bagira inda ije imbere, biragufasha. En plus impamvu nkunda iki kinyobwa nanjye ndagikoresha cyane ni uko nubwo ntajya muri siporo nkagifata, ibiro biragabanuka. Yego, namwe rero muzabikore mugabanye ibiro, dore tumaze iminsi turya imiceri myinshi. Reka rero mbereke uburyo turi bubikoremo. Nabwiye ko twifashisha ibyo muri kubibona, inanasi ngiyi, turakoresha indimu imwe, turakoresha na ginger. Murabibona narangije gukata inanasi, murabibona ko ari nyinshi ndi bukoreshe. Nakase n'indimu imwe. Hanyuma rero na ginger nazogeje neza, ndazikatagura ntakuyeho ibishishwa. Hanyuma rero ndifashisha n'iki gikombe cy'amazi. Turatangira nshyiramo inanasi yacu twakase. Inanasi ihiye neza niyo hanyuma turakurikizaho ya ndimu. Indimu nayikase nayo ndashaka kuyishyira muri blender, ariko ushatse wabanza ukayikamura ugashyiramo akaji inyuma, ariko n'ibi ngibi ni byiza, ni sawa. Nashyizemo indimu yose imwe. Ngewe nkunda indimu cyane, wowe wenda utayikunda washyiramo igice cyayo. Hanyuma tugashyiramo na za ginger zacu twogeje neza, tukakataguramo dutoya. Hanyuma muri kubibona iyi ji ntabwo ari iy'abadamu gusa, n'abapapa hari ukuntu uba wariye, kuko nababwiye ko ifasha muri digestion.
ukaba wasomaho ikirahure kimwe uri mu rugo, nawe biragufasha kugira ngo ibinure byose byakimiye mu nda bibashe gusohoka kugabanuka. Rero impamvu ndi kwibanda ku bamama cyane ni uko twebwe dufite ukuntu twakira ibinure cyane. Iyi ji rero yabafasha, njye ndayikoresha kenshi, ariko nanone wonsa ntabwo byaba byiza kuyinywa cyane kuko umwana wonsa yananuka nawe nyine kumva yaba ari kuyinywa mu mashereka. Ariko ku muntu uri gukora regime n'ubundi iyi ji ugomba kuyensera mu bintu byose uri gukora. Reka rero dusukemo amazi hanyuma tuburendinge. Murabibona yiseye. Rero njyewe nayiseye cyane ku buryo ntari bunakeneye no kuyungurura. Donc ni ukunywa buri kimwe cyose, ibintu byose na blendinze ni ukubinywa. Iyo ushaka ko nyine bigira effet mu gihe gitoya, uyinywa nyine iri concentré gutya, ariko wakumva kubera ko inanasi nashyizemo yarihiye neza na ginger nazikase nazogeje n'indimu nayihase, donc ntabwo mba nkeneye ko nyikamura. Ariko wabishatse wayikamura ukayihindura ji cyane, ariko ngewe ndayibashishikariza imeze gutya. Uri kubibona ukuntu ifashe. Of course tugashyiramo n'amagaraso. Voilà, turashyiramo amagaraso 3, hanyuma dufate no ku nanasi yacu yasigaye dushyiremo. Donc iyi ji ndayibashishikarije, kandi ukayinywa mu gitondo nka breakfast, ukongera ukanayinywa nimugoroba mbere yo kuryama, mbere y'iminota 30. Nayibonye aryoshye, ambumvira. Tugeze ku kinyobwa cya kabiri, nacyo kidufasha kugabanya ibinure cyane cyane byo mu nda, amacece, mbese bya bindi byose tutifuza. Iki kinyobwa nacyo wakifashisha, ushobora kugikora nk'icyayi cyangwa se icyayi gishyushye, cyangwa se ukakinywa gikonje washyizemo amagaraso. Turifashisha ibi bikurikira. Turakoresha iyi ginger naturelle. Utayifite ushobora gukoresha ginger powder imeze gutya, sawa ginger, tangawizi powder. Turakoresha na cya kirungo cyacu cyitwa turmeric, tugakoresha na cya kirungo kindi cyitwa cassia, hanyuma tugakoresha vinegar vinegre ikoze muri pomme, Apple Cider Vinegar. Iyo murayizi akamaro kayo ko ifasha kugabanya ibinure mu mubiri, cyane cyane ku muntu udashaka kubyibuha cyane. Iyo ndayibashishikarije, ushobora noneho kwifata yonyine ukayivanga n'amazi, kuko nanone ikindi bakunda gukonseya ni uko bitari byiza kunywa nyinshi cyangwa se kuyihumeka ngo ujye mu buhumekero, ntabwo ari byiza. Ahubwo wowe ufata akayiko ugahera ku kayiko kamwe, bwise ugenda uyimenyera, nibwo ushaka gufata utuyiko 2, ariko si byiza kuyinywa ari nyinshi. Irafasha cyane rero ku bantu mushaka kugabanura ibiro uko mwakomeje kubisaba. Iyi ndayibashishikarije, naho utabona ibi birungo bindi ndi kuvuga, ukayibona, ukabona indimu, ukabona na ginger, akaba ari byo ukoresha gusa. Ibi bintu ukabikora ibyumweru 2 udasiba. Donc ubundi ushaka kunanuka nawe ushyiramo imbaraga zawe. Reka mbereke rero mu gihe ufite izi ingredients zose, reka mbereke uko muzabigenza. Hanyuma turafata ginger tumaze kurapa, ukayishyira mu kabox cyangwa se akandi kantu ufite. Igikurikiyeho ufata amazi, murabibona natetse amazi arimo amazi y'akazuyazi, donc yari yabize ubu yari yakonjeho, ariko si cyane ni akazuyazi. Hanyuma ukaba ubiteretse
kugira ngo ginger ikore neza mu mazi y'akazuyaze biri gushya. Hanyuma rero tugiye gushyiramo indimu ntabwo ibishishwa nabikuye. Ibishishwa bifite akamaro by'indimu rwose, biri mu binanira, ugashyiramo n'utuzi tw'indimu. Ibi bintu nimubikora this man udasiba mu gitondo ukanywa kabiri, ni wowe uhitamo amasaha ushaka. Murabibona nukuba amazi yacu amaze arimo indimu nayo amaze gutogota. Ikintu rero gikurikiye ni ukuzikuramo. Hanyuma tugiye guhita noneho tuyungurura ya ginger yacu tuyishyira mu mazi twatetse arimo indimu. Hanyuma rero utu turungo twombi na ginger powder turayishyiramo. Za ndimu zacu ebyiri murazibika twakoresheje kare. Hanyuma tugashyiramo ikiyiko cy'ubuki. Hanyuma rero niko tugiye gushyiramo ya apple vinegar yacu. Dushyiramo ikiyiko kimwe. Hanyuma dushyiremo cya kinyobwa cyacu twakoze. Tuvange. Hanyuma tugashyiramo amaglaso yacu kugira ngo ikonje neza kurushaho. Voilà! Yacu cyangwa se ikinyobwa cyacu cyadufasha kugabanya ibinure, gukora digestion neza. Ngiyi nizere yuko iri bubashimishe.